nabanaga n'abagabo 10 ku munsi yo babonekaga, nari umusinzi unywa amacupa 10 y'inzoga, nari umwatabi unywa urumogi umuntu ashobora kunywa 4 nkarunywa iminota 10, nari umurwanyi, nari umushizi w'isoni ku rwego rw'indengakamere. Guhamya rero ibyo Yesu yankore nta muntu wari kuzakangurisha. Iyo umwana w'umuntu aza kubababarira nta muntu wari kuzambabarira, ariko ndashima Yesu ko yambabariye, izina rye nirihimbe. Nari wewe Yesu je nari kumera udaduha ubugingo nari kumerane. Nari wewe Yesu je nari kumera atari Yesu wakurinze wowe wari kumera. We byinshi akunda cyane, nkunda Yesu rero kuko yambabariye, mama mbyara amavi shimwe cyane. Amen. Amazina nitwa Nyiramugisha Penina, mvuka mu karere ka Musanze, intara n'Amajyaruguru. Ndi umubyeyi w'abana 4, ndi umukristo mu itorero rya ADEPR, ndi umuvugabutumwa bwiza. Njya nkunda kubwira abantu ngo ndi umuvugabutumwa w'umuhamagaro. Sinahamagawe n'ibintu, sinahamagawe n'abantu, ahubwo nahamagawe n'Imana yo mu ijuru. Ndi umubyeyi w'ishimana rero, ndi Yesu yamuhoye zimuhaye nta muntu wari kuzakangurisha. Iyo umwana w'umuntu aza kubababarira nta muntu wari kuzambabarira, ariko ndashima Yesu ko yambabariye, izina rye nirihimbazwe. Kubagiye bangurikirana ku mbuga zitandukanye, nagiye mbaho ubuhamya bw'ibyaha bikomeye Satani yankoreshaga, ariko uyu munsi Yesu akaba yarandokoye, akaba yarambohoye ingoyi y'ibyaha. Uyu munsi ndi umudandaza butumwa, kera nari umudandaza amagara. Ndashima Yesu ko nta kurata anakuramugeza. Oboye rero ngibasha gukora cyane ibiruti by'umuntu yibwira nanga si byayisaba. Imana irashoboye, ishoboye ibintu byose. Imana ntago ishoboye ikintu kimwe nginanirwe 2, ntago ishoboye 2 nginanirwe 3, ahubwo ishoboye ibintu byose. Irashoboye. Bibiliya yarambwiye ngo nitugira kwizera kungana n'akabuto ka sinapi uzategeka n'imisozi ikurwa hayi. Imana yacu irashoboye rero, iyashoboye byanje n'ibyawe irabishoboye. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana, umwuka ansize ku mutima, niryo ngiye gufunguza ubu buhamya. Riri muri Yeremiya ibice 40 umurongo wa 4 kugeza 5. Yeremiya ibice 40 umurongo wa 4 kugeza 5. Ndi hano kuri yicano bita Irabohora TV, nje Arabohora TV, nje kukubwira ukuntu Yesu abohora. Yeremiya ibice 40 umurongo wa 4 kugeza 5. Mbanje ijambo kuko ryarambwiye ngo abantu biki gihe bakeneye ijambo, kugira ngo umuntu wese uteze amatwi Arabohora TV yumve ko Yesu abohora. Ndi umugabo wo guhamya ko Yesu ashoboye, ntarasomera ijambo. Murambona mfashe Bibiliya, imbere yanje hari indirimbo, nzi gusoma no kwandika ntarigeze niga. Uko nako nukubohorwa n'Imana. Ndashima Yesu wankijije ubujiji akampa ubumenyi. Imana yacu rero irabohora, sinigeze niga, ariko uyu munsi ndasoma nkandika. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icubahiro. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yeremiya ibice 40 4 kugeza 5. Ijambo riravuze ngo noneho rero uyu munsi ndakubohora, ngukureho iminyururu ku maboko yawe. Tugende nzakugirira neza, ariko nudashaka ko tujanayo urorere. Dore igihugu cyose kiri imbere yawe, aho ubona hakubonereye abari huja. Imana y'amahoro itugirire neza. N'umurage gusa ni ijambo nabwo rivuze kubohora. Tire yaho yavugaga ngo atura imisipa. Iyi saha ndagutangariza ko Yesu hari aho agiye kugukura, hari n'ahandi agiye kuguza.
naga n'abagabo 10 ku munsi yo babonekaga. Nari umusinzi unywa amacupa 10 y'inzoga, nari umwatabi unywa urumogi umuntu ashobora kunywa 4 nkarunywa iminota 10. Nari umurwanyi, nari umushizi w'isoni ku rwego rw'indenga kamere. Umuririmbyi yuzura umwuka aravuga ngo numara kwemera Yesu nk'umukiza wawe uhamye mu bandi ibyo yagukoreye. Ndiwe byinshi akunda cyane. Nkunda Yesu rero kuko yambabariye mama umbyara amavi guhamya rero ibyo Yesu yankoreye, kandi ijambo ryarambwiye ngo umuntu wababariye yari yarasenze amavi yarabaye nk'ayihene, polisi zari zarafunze zarananiwe, ariko ibidashobokera abantu ku Mana birashoboka. Wowe unkurikiranye kuri Arabohora TV, birashoboka ko amateka yawe yahinduka. Birashoboka ko umubabaro wawe wavamo ibyishimo. Muririmbyi yaravuze ngo birashoboka kuba warunaniwe ariko igihe kikagera ngo ukibagirwa neza ibyakwangirije, ariko ngo bishobokera umuntu wizeye ndetse akihanganira ibimugerageza. Ijambo ryambwiye neza ngo hahirwa umuntu wihanganira ibintu bimugerageza, ngo kuko namara kwemerwa azambikwa n'ikamba ry'ubugingo. Yesu arashoboye rero. Ndongenda gutangarije hano kuri Yicano Arabohora nkubwira ngo utesha agaciro ibyo abantu bakuvuze, uhagacira Imana yakuvuzeho. Ndatangaje ko hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana. Mbwira umuntu utegereje Yesu ahumure, ndamutangariza muhumuriza ko iyo Yesu ari wowe wagukereje, igihe kigeze aragutegera. Iyo itinze kugutabara Imana ariyo mwavuganye ikaramuka ije kugutabara, iyo igihe kigeze ishiramo n'indishyi z'akababaro. Imana igishiramo indishyi z'akababaro. Reka mbwira abantu bavuganye nayo, Imana igitanga impozamarira, Imana igikura umuntu ku cavu ikamwicazanya n'ibikomangoma. Ndabyibuka abantu bari barasizeho iherezo, mama umbyara bamubwira ko ari ikibazo bitewe nuko yari umukozi w'Imana ariko afite umunzani nanga se afite igipimo cy'umwana ari we nje wari waramunaniye, ariko mama yasenga Imana ikamubwira iti humura guhapeni n'agakiza simbi naniwe, ahubwo nuko isaha itaragera. Ndagira ngo ngutangarize ntago yabinaniwe nshuti yanje, wowe unkurikiranye ku kibazo cyawe, bwaba ari uburwayi ntago yabinaniwe, bwaba ari ubushomeri ntago yananiwe gutanga akazi, zaba ari intambara mu muryango ntago inaniwe kukurengera. Imana ntago ibinaniwe ku kintu cyose, ahubwo nuko isaha itaragera. Ndagutangarije ngo ihanganira igicuku, tegereza igitondo, inkoko yabika itabika ariko amaherezo buzaca. Ndaguhumurije ngo kurira kwararira umuntu nijoro ariko bwaca mu gitondo impundu zikavuga. Imana yacu nishimwe. Ijambo ryarambwiye ngo naho yababaza umuntu ntago imubabaza iteka, ahubwo igihe kiragera ikamugirira ibambe. Imana yagiriye imbabazi mama impagakiza, mbese ibyamurizaga ibishiraho iherezo. Uyu munsi mama bamwitaga nyina w'indaya, ariko ndashima Yesu uyu munsi mama ni nyina w'umuhanuzi. Zina ry'Imana yacu nirihabwa icubahiro. Nanjye ndayishimye iki gitondo. Nari umudandaza amagara ariko uyu munsi ndi umudandaza butumwa. Imana yacu nihimbazwe. Ihanganira igicuku yewe. Umuririmbyi yuzuye umwuka araririmba aravuga ngo urugamba ruzashira, icyo usabwa ni ukuguma mu ntambara. Urugamba rwo cyangwa ruzashira, urugamba rwo kubona nta cerekezo ruzashira, urugamba rw'ibibazo n'ibisobe ruzashira, icyo usabwa ni ukuguma mu ntambara. Imana yacu ihabwa icubahiro rero ko yambohoye uwo munyururu narimbabwiye rwose narindushe. Umuririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo ndashima Yesu wambatuye mu byaha, Yesu wakimenyesheje akavana mu mwijima. Umurozi rero ndi umurozi bankurikirana ku atandukanye abakobwa bidashaka, ndi umurozi ukora abana b'abanyeshuri nari umurozi abagabo umuntu wiyubakira neza kuko yakoreraga abarozi w'Imana ingurisha agashisha n'ibiti bivuga bakavuga bati mbese nimba izo mbaraga zibasha gukora naje kubaha icyerekezo cyo gusenga, naje kubabwira ko nta kintu cyabarenge usibye gusenga, naje kubivuga ko kwiringira Uwiteka bigira umumaro, kwiringira bikomeye. Wavugaga n'usenga kabiri gatatu, icyakurengera ni ugusenga, kubwira ko umupfumu ntacyo yakumarira
hari imbaraga z'Imana ntangaze ko ibigirwamana ari ubusa ahubwo Imana rurema ari bikomeye. Imana yacu irakomeye, iyo irambuye ukuboko ntabwo ujugunyira, iyo ikinze ntawe ukingura, kandi iyo ikinguye ntawe ukinga. Yayindi yageze ku mugabo bita Abidodomu ibyo ikabihindura, ni yayindi yakuye Befurusheti Rodobari, Imana yakuye Mose mu rufunzo, Imana yiyeretse Eliya ku musozi w'i Karumeli. Iri jambo ngo Eliya hari uko yayibonye, ngo igihe yari munsi y'igiti c'umurotemu mu gitama kakama yagwaga ku muntu agapfa, Imana irahamurindira. Iyo niyo nje kukubwira icyo iki gitondo. Imana yiyeretse Eliya hariya ku kagezi k'i Kereti, ngo ubwo yategetse ibikona ikamugaburira umutsima n'inyama. Nshuti yanje, Imana ifite imbaraga zo kukurengera muri ico kibazo. Imana ifite ubushobozi. Oh haleluya! Akagezi ngo gakamye yiyeretse Eliya imwerekeza i Serefati, kubwira ngo aho birangiriye ku Mana niho bitangirira. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Ageze aho ngaho kuri uwo mupfakazi Serefati, Imana ikora igitangaza. Nyamara ndi guhanura, mwe gutegereza ko ndi butitire, babwiza ukuri ko guhanura atari ugutitira. Ndagira ngo mpamurire muri iri jambo. Uyu mupfakazi hari icyo yari yaravuganye n'Imana, mbere yamusabye umutsima, ariko umupfakazi ntiyatoragura ku dukwi kugira ngo afunge agafungisha dukeya twari turi mu mperezo, kugira ngo namara kukarya we n'umwana w'ibipfi. Ndashaka gutanga ubuhamya ariko namanjije kwinjira muri iri jambo. Yamusabye umutsima, uyu mupfakazi aravuga ati corere umutsima, ubu nta yerekwa afite, mwamubwiza ukuri nk'uko kuri muvuga. Ndagira ngo abantu mujye muvugisha ukuri, mugere ikirenge mu ca Yesu. Uyu mupfakazi aramubwira ati ntagafuganye gasigaye kuki ndashaka kumusopfira ngo nuko yaruka ati gasonge, ngo bagiye gukora isonga ngo barakanya. Yarangije ngarahanura. Oh haleluya! Aravuga ati iyi fu akakiba ntikazaburemo amavuta, iyi fu arabura mu mperezo. Yarangije arahanura. Ndagira ngo nkubwire kubwo igikorwa c'urukundo nanga se kubwo gufungurira umushonji kazi ya gicubahiro. Imana neza ubuntu buhamya umukurikirane yumve aho twabwiye abantu abamarayika birashoboka ko ibibazo ari buriye inzu zirenze igihumbi. Birashoboka yuko hari ibyo ubona mbese bidafite icerekezo, ariko Imana yacu igitanga icerekezo. Izina ryayo nirihabwe icubahiro. N'iryo jambo ryari rije, ndashima Yesu ko yandokoye urupfu rukomeye akankiza ubwo burozi. Nararogaga imirima kutera, nkaroga imirima. Nagendaga ahantu umuntu yakejeje ibiro nk'imifuka 10 y'ibirayi ku bwa misiyonari narahawe, iyo mirima nkayiroga, umuntu agasarura ibiro umuntu wese asengera ibikorwa bye. Nararogaga. Umuririmbyi wa 204 yuzuye umwuka araririmba aravuga ngo ko ingabo za Satani zirakomeye, aravuga ngo tudafite umwami Yesu izo ngabo zaduhindura, ariko aravuga ngo twebwe abakurikiye umucunguzi tumutumbire twizeye ubutwari. Nutumbira Yesu nta cumuroza azagutwara. Muririmbyi yaravuze ngo nutumbira Yesu uzasa nkawe nanga se uzaba nkawe. Imana itugirire neza. Narogaga ibishimbo kwa kundi nyine umuntu aba ari guhura ashaka kugosora. Iwacu abenshi bakora igikorwa cyo guhinga. Naragendaga umurozi yabintumye ngakora. Nakoraga mu bishimbo, wari kugosora 2, namara gukoramo ibiro byinshi wagosoraga ni ibiro 20. Wabura ibishimbo ko ntabitwaye kubikora mu kubisubiza uragabo za Satani birakomeye, ariko
uburozi ukarogora ukoresheje imbaraga z'isengesho ngewe wari umurwanyi uyu munsi ngiye gukira ibibazo by'abantu bashakiranye mbese ndagira kubabwira ngo Yesu arabohora Yesu arahindura dore kuri Kristo niho yitwa arabohora Imana ibohora reka mbwira umuntu wari ufite ikibazo ko Yesu ari igisubizo cy'ikibazo cye Imana cyubahiro. umva mukozi wema Imana iguha umugisha abantu rino jambo avuze ngo uyu munsi irakubohora aho ushaka nushaka ko mujyana nayo ngwino mugendane azakugirira neza ariko nutabishaka faranga yayashaka yabura yambwira ati mpa amafaranga yaje ubwo nyine natindiganya akabanyashije nk'ikintu ndashima Yesu ko ntabipfiriyemo ndahamya ntashidikanya ko yaramfiteho umugambi we yarazi ko nzaca ku mbuga zitandukanye mukunda kumbonaho hariho n'iyicano bitarabohora TV Yesu yarazi ko nzahaca nkavuga ukuntu azi kurinda yandindiye muri ibyo byaha kuko yaramfiteho umugambi irizaba imbuto ntirimungwa rero Theo yararirimbye ngo ndi yose aramungwa ariko irizaba imbuto rigasigara ngo bakaritoragura mu bihwa ariko rikazamera ngo ahantu yadukuye Yesu ni wabo w'inyamaswa Theo yararirimbye aravuga ngo hari mu butayu budakuwe aho Yesu yadukuye hari hegereye urupfu njya nkunda kwifashisha izi ndirimbo ze kuko zaranyubatse yaravuze ngo uzikurinda Mana ngo naho abarinzi barorera ndabyibutsa Imana yacu umudugudu yawurinda Yesu ubabohore ababoshwe n'ubusinzi ubabohore ababoshwe no kuroga nk'uko narogaga ubabohore ababoshwe n'amoko ubabohore ababoshwe no kutanyurwa ubabohore oh haleluya iminyururu ibasha abantu ni nyinshi hari ababashwa n'iminyururu y'ubukene hari ababashwa n'iminyururu y'uburwayi hari ababyeyi babashwa n'iminyururu yo kubura minirivale hari ababyeyi babashwa n'iminyururu y'ingo zisenyutse ndasenze ngo umuntu wese umubohore kandi wavuze ngo ugukurikira uzamugirira neza ndashaka gusengera abantu ndanabasengeye ineza yawe ibagaragareho iminyururu ikurweho nirukanye imyuka mibi nirukanye karande nirukanye gukora k'umwanzi nirukanye abamedi n'abaperesi nirukanye imbaraga zose zikorera mu kirere no ku butaka abantu babohowe ntago baba bacifite ibindi bibayobora ahubwo bayoborwa n'umwuka wera uha abantu kwihanira kureka ubarinde kwihana foromire ndasenze mu izina rya Yesu umuntu wese uzakurikirana iyicano yabo irabohora mani ubu buhamya bazahindurwe nabwo dore kuvuga n'ukwanje ariko guhindura n'ukwawe ushigikira abantu bawe abari mu bihugu by'uburaya abari muri Afurika y'Epfo abari mu bihugu bitandukanye babohorwe nawe bazagushime arega baramutse bakomeje batwazwe igitugu na satani ntiyagushima ariko babohoye bagushima singutotesheje amagambo gusa tubabarire twese amafuti n'ubugoryi kuko ijambo ryarambwiye ngo twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bwawe ubabarire abantu umugayo bababarire gukiranirwa bandukure mu gitabo cy'urupfu bandike mu cy'ubugingo urakoze kuko ubikoze tegeka byose bikumvire mpamagara ubutatu butagatifu Imana umwana umwuka wera ngo biganze ku muntu wese udukurikiranye mu izina rya Yesu Kristo urakoze arabohora